ubonye mama we nawe wumva uramushegeye wumva uramushegeye, wumva ushaka kurya umwana na nyina, icyo bita kurya umwana na nyina, ukumva wifuje na nyina ukarongora mama we ukaba buryamanye na nyina. Ese koko ndibaza uwo mubyeyi aba afite igituba kiryoshye kurusha icy'umwana. Ubundi imbwa kwitarongora, imbwa isenza, ubundi iyo umuntu asenzwa n'imbwa kandi atari imbwa cyangwa atari imbwakazi ni ukubera iki? None se imbwa nta nubwo ngo isohora amasohoro asanzwe, isohora ngo ibintu bimeze nk'amashyira. Ese birashoboka ko ushobora kwihanganira gusenzwa n'imbwa? Kecuru nyine ngo akungo gashaje ngo niko karyoshya imboga. Ugatuvuga ati wallahi basi se mu mukecuru niwe uryoha. Ukibaza aryoha kurusha umukobwa ukiri mutoya. Nyine usanga abakobwa benshi dukunda kuryamana n'abagabo bakuze, ariko njyewe impamvu mbonamo ntabwo ari uko baryoshye, kuko akenshi nta nubwo baba babishoboye cyane. Nta kintu kigura ibyishimo, nta kintu kigura happiness. Ibyishimo ni ibintu tutapfa kubona, ni ibintu tutapfa gucukura, ntago wagenda ngo bitore mu nzira cyangwa se ngo bikwihuhemo. Turabishaka, wagirirwa ubuntu ukabibona, wakishima ukishima, ugashimira n'uwagushimishije. Mumeze mute? Nizere ko mumeze neza. Ndabashuje cyane by'umwihariko wowe wakoze subscribe and share and comment. Ni inkunga ikomeye cyane mudutera kandi ndanabakunda cyane. Nishimira cyane iyo mutukurikirana, mutuvugisha, nkanashimira wowe ugisha inama, kuko rega tuba dukeneye kumva ibibazo mufite tukabikemura, tukabisangiza n'abandi, tukagirana inama. Hari igihe umuntu aba afite ikibazo cyamukomereye cyane bikaba ngombwa ko tumugira inama. Rero niyo mpamvu ugomba kwandika, niba ufite ikibazo wandika muri comment ukavuga ati njyewe ikibazo runaka ndashaka ko mungira inama, natwe tukakugira inama twivuye hejuru, tukabisangiza n'abandi, karangiza tukakugira inama. Noneho uyu munsi njye hari utuntu tumaze iminsi tunsetsa. Mu kuri ndashaka mumbwire namwe niki gitera ibyo bintu, niki gituma abantu hari ibintu biteye ubwoba cyangwa se isoni dukora. Ugasanga nk'umuntu nk'umutipe azanye umugore, sibyo? Hari ukuntu umuntu abyara akiri mutoya. Urugero wenda nkanjye ugasanga mfite umwana, wenda umwana namubyaye mfite imyaka 15, yakuze agejeje muri 18 19, icyo gihe n'ubundi mba nkiri mutoya, ntago mba nakura cyane. Noneho ugasanga niba se urugero wenda ufite umukobwa utereta, muramukunze, mujyanye iwabo, ubonye mama we nawe wumva uramushegeye, wumva uramushegeye, wumva ushaka kurya umwana na nyina, icyo bita kurya umwana na nyina, ukumva wifuje na nyina ukarongora mama we ukaba buryamanye na nyina. Ese koko ndibaza uwo mubyeyi aba afite igituba kiryoshye kurusha icy'umwana. Ese kuki wifuza kuryamana na mama w'umwana kandi nawe ubundi biba bishatse kuvuga iki urongoye umukobwa na nyina? Ni ibintu bibaho muri sosiyete nyarwanda, numva njyewe mbyumva buri munsi, buri gihe. Hari naho naraye mbyumvishe ko umuntu uza umugabo yarongoye nyirabukwe, ngo nawe ibaze noneho kurongora nyokobukwe. Shabana reka zimubwire, noneho njye hari inkuru ugenda numva bikansetsa. Impamvu mba ndi kubivuga tuba tugira ngo tubiganireho, deja niba hari n'ababikora cyangwa se n'abashaka kubikora bisubireho, kuko ntago ari ibintu byiza ibintu byo kurongora nyokobukwe, ibintu byo kurongora mama w'umuntu. Umva, niba warahisemo umukobwa, muhitemo bari unarongora kuko akuryohere cyane, kuko wamuhisemo ubona ibyo bindi byose. Ibintu byo gushaka kurongora umwana na nyina ntago biryoshye.
ntago bifite isuku. Noneho hari akandi kantu sasa rero byansekeje, umugabo bafashe arongora inka ibaza no kugufata urongora inka cyangwa se urongora ihene, ukibaza ese igituba kiba cyabuze? Mbese uba wabuze umukobwa warongora, uba wabuze umukobwa utereta, uko nzi ko habaho na ba make no ku biro, basi uguze ku kiro bitwaye iki? Ako se uwo mushyukwe uba ufite kujyana kurongora inka aba ari mushyukwe nyabaki? Cyangwa se wenda barabiroga, aba ari uburozi se? Ako nanone se uburozi buroga abantu bose? Hari ngo warongoye inkoko, hari warongoye inka, hari warongoye ihene, mana yanjye. Noneho hari n'abarongorana n'imbwa. Umva, njya mbona cyakore amavideo y'amaporno usanga abantu barongorwa n'imbwa. Ako se buri imbwa iraryohara? Ako mbona ifite akadiki k'umutuku kuntu nagashaka kuba karyoha, kaba ari gatoya. Se ubundi imbwa yagutera ubundi imbwa kwitarongora, imbwa isenza, ubundi umuntu asenzwa n'imbwa kandi atari imbwa cyangwa atari imbwa kazi, ni ukubera iki? None se imbwa ntabwo ngo isohora amasohoro asanzwe, isohora ngo ibintu bimeze nk'amashyira. Ese birashoboka ko ushobora kwihanganira gusenzwa n'imbwa? Mana ndabasetsa abo bantu babikora. Noneho ngo inka kunibisa, inka ntiyoga, inka ntikora iki, inka ntago yataka, inka ntiyakubwira ngo biraryoshye, inka ntiyavuga. Ushobora no kuyishyiramo iyo mboro yawe ikagutera umugeri ukagwa nk'indobo. Ubwo se urumva biba bidasebetse? Noneho ngo ihene ni ukuri cyakora reka mbabwire, ni ukuri tujye twigaya kandi tunarebe ibintu tugiye gukora. Gufata ikinyamaswa ukakirongora, hari abantu wagakwiye kuba uri kumwe nabo cyangwa se uri kurongorana nabo, ugasanga wahisemo kurongora inyamaswa. Ntabwo ari ibintu byiza, nta nubwo bishimishije, umva biranababaje kandi cyane. Noneho umuntu wanyemejewe kuruta ibindi, ugasanga wenda urugero ni umuhungu w'imyaka wenda tuvuge nka za 20, akavuga ati kugira ngo ndongore umukobwa narongora umukecuru. Nyine ngo kungo gashaje ngo niko karyoshya imboga. Ugatuvuga ati wallahi basi se umukecuru ni uryoha. Ukibaza aryoha kurusha umukobwa ukiri mutoya? Namwe mumbare munsubize, umuntu ukuze n'umuntu mutoya ninde uryoha? Nakabaza katugasimbukiraho, kuko njye vuti banyibwira ata kugira ngo ndongore umukobwa mutoya narongora umuhungu mukuru. Nanone ugasanga abakobwa nabo twikundira ibisaza. Nako bikondera, nako nyine twikundira ntikuramo umukangu bita. Ariko nyine usanga abakobwa benshi dukunda kuryamana n'abagabo bakuze. Ariko njyewe impamvu mbonamo ntago ari uko baryoshye, kuko kenshi nta nubwo baba babishoboye cyane. Akenshi ni wowe ugira uruhare mu kuryamana nabo, kuko ni wowe uba ugifite imbaraga. Ariko akenshi usanga ababo baba bafite amafaranga kandi baba barayakoreye kera, no kuyarekura biroroha cyane. Kuba warongorana nawe agaturuka kamwe abiri akishima akagukubita akamiliyoni, wala ukiryohera. Ako umusore nabanza aguhe n'ibihumbi 5, nabanze aguhe n'ibihumbi 10. Noneho umusaza ashobora kukurongora agaturuka kamwe, akaryoherwa, akakabiri akaryoherwa, akagura icyo kunywa, icyo kurya, ibiki, yarangiza akagusezera akagukubita nk'ibihumbi 200 ukigendera. Noneho umusore sheri ubu ukinjira muri geto ye aguhera ukigirayo, akakurongora yewe nakakigira deshire
akakimura noneho kuri finale utashye hahandi wumva ugira gutyo akaguhereza igihumbi iwanyu niba hagerwaho ku cyatanu cyangwa se 2 cyangwa 1000 simbizi ngarangiza akagutegera bitewe n'itike kugeze iwanyu akaguha nk'itike wenda akaguha nka 2 akagashira merci wakoze ibiki ibaze kwera abara karera ko nagabarisa uziko kurongoroka kimura byangombwa gatabuge no kwa muganga batanaguhaye n'amafaranga yo kujya kwa muganga shani ikibazo ruguriye barege ari usanga bisekeje ni kuvuga nk'utuntu tugiye dusetsa mu rubyiruko cyangwa se mu tuntu tugiye tubaho biraho cyangwa se ngo ugasanga hari umukobwa ugiye gusura umuhungu atamukunda sibyo adashaka n'amafaranga adashaka no kumuha sex kandi bikarangira muhaye aho ubundi ubwo buri gukorera iki nturi gukorera urukundo nturi gukorera uburyo nturi gukorera amafaranga uri muri akorera iki hagati muri icyo tubiza none hari abandi batipe usanga bavuga ko ngo abakobwa ngo dukura cyane nyine ngo tubakura impamvu nuko ubutayafite ntago ku muntu ufite amafaranga yavuga ngo wamukuye kuko nta kintu kigura ubuzima nta na kimwe nta kintu cyagura ubuzima nta kintu kigura ibyishimo nta kintu kigura happiness ibyishimo ni ibintu tutapfa kubona ni ibintu tutapfa gucukura ntago wagenda ngo bitore mu nzira cyangwa se ngo bikwihuhemo turabishaka wagirirwa ubuntu ukabibona wakishima ukishima ugashimira n'uwagushimishije ntago ntukabifate nk'aho bagukwe cyangwa se bagwatse ikiguzi kuko nta kiguzi kigura ibyishimo nawe yumva yo wishimye cyane umbwira ubushobozi ufite bwo kugura ibyo byishimo wari ufite ntabwo nukavuge ko bagukura nukavuge ko ngo baba bazengereje ngo ibiki ngo ni mpanguhe ngo igitsina ese noneho impamvu byabaye mpanguhe niyo mpamvu uhitamo kwirongorera inka cyangwa se ukarongorera n'ishabara haba hariho udushya dusekeje ku mbuga nkoranyambaga nyinshi cyane nubishe ngo umuntu yarongoye inka cyangwa ihene bitamuga ati wallahi nuko nta mafaranga afite se byibura ngo agure happiness nubwo nta muntu uyigura ese ibaze kuba wahamagara icyana ukagitegera ukagiswera neza kikishima ukakigaburira ukagitegera kikitahira ibyo bintu birarenze nase bingana no kurongora inka inka ariko ibaze iyo diki yawe washyitse mu nka ejo tugahura ukayinkiramo wallahi ntabwo biba byoroshye no kuri kw'Imana ariko ndabizi ko uko waba usa kose niba ushobora kuba wigaya ubona uri mubi ubona utatereta umukobwa nkakwemere nta nkweto iburi yayo ku buryo warongora inka nta nkweto iburi yayo niyo umuntu adafite amafaranga ntago bose barongora kuko bafite amafaranga ntago buri wese abona uwo bahuza kubera ko yamuhonze cyangwa se yamuhaye amafaranga bisaba urukundo cyangwa se kuba yakwishimiye rero uko waba ureshya kose waba uri ikikuri waba uri muremure waba uri igikara waba uri inzobe ugira icyawe ugira inkweto yawe ugomba kwambara kuko nta muntu ujya ku isoko ngo abure inkweto imukwira uko byaba bimeze kose ashobora kuzenguruka isoko ryose akabona inkweto imukwira akambara akagenda ni nk'uko nawe ushaka kwiruka mu bakobwa benshi cyane utarabona uwo muhuza anytime ukamubona tegereza ubwirongora inka wizamana n'inka rwose mbabarira cyane kandi bibaho ko hari abantu muciringa bikarangira uwo muntu umuciringa bikarangira ukamuhereza izo 5k zawe cyangwa se izo 10k zawe ukigendera aho kugira ngo ufatwe amashusho cyangwa se amafoto uri ku nka unavugwe cyane ubigicibwa baguseke famiye hose bakugaye ntago ibyo bintu rwose bihumura ntabwo biryoshye
nizere ko mumeze neza. Ibintu byose navuze muri kunkurikirana, ndashaka ko kino kiganiro cyangwa se ibi bintu navuze byo kugaya abantu cyangwa se kugira inama abo bantu, wandika muri comment ukambwira utundi dushya tukatuganiraho tukabagaya neza, nabo bazareba ino video bakisubiraho. Nagira ngo ngire inama abantu bajya bakora ibyo bintu, babahungu bavuga ko babakura, wa mungu we ntago bagukura, sibyo? Nakubwiye ko nta kintu kigura happiness cyangwa se kigura ibyishimo. Rwose ubwo wumva ukomeye, wumve ko nta muntu ugukura. Itsinde babandi baryamana n'inka n'ihene n'intama n'inkoko, muturekere ibiribwa. Ibyo ni ibiribwa dukwiye kurya, ntago dukwiye kubirongora.